nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu. Tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu. Tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda. Muraho neza, ndabasuje cyane mwese mukurikiye ATV, mbahaye ikaze mu kiganiro The Javi Space. Njyewe turi kumwe, amazina yanjye nitwa Javi Mutumwinka, mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu. The Javi Space rero ni ahantu ho kuvugira ibiganiro byubaka, aho tuzarebera hamwe imibanire yacu, tuvuge ku muryango mwiza. Aha ni ahantu tuzareba ku buzima bwacu bwimbitse, hanyuma turebere hamwe n'uburyo tugomba kubaho ubuzima bwiza. Mbahaye ikaze rero mu kiganiro cyacu. Tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga. Iki kiganiro kizajya gicaho buri wa gatandatu saa 5:30 za mu gitondo ndetse no ku cyumweru saa 12. Mbahaye ikaze rero, murakaza neza. Tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu. Tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu Uyu munsi wa none rero nifuje ko twaganira ku ntego 3 z'iki kiganiro. Intego ya mbere ni ugukomeza abantu no kubashyiramo icyizere. Ubuzima ntago bworoshye, ariko kandi birashoboka kandi ko ubuzima twabubaho kandi tukabubaho neza. Intego ya kabiri ni ukuvuga ku mibanire, uburyo dukwiye kubaka urukundo rutajegajega mu nshuti tukagira inshuti nziza n'umubano mwiza, uko dukwiye kubana kandi neza, uburyo dukwiye kubana muri sosiyete ukabana na mugenzi wawe neza, kuko imibereho yacu akenshi iduhuza n'abantu batandukanye, ariko mu by'ukuri tuzarebera hamwe se ni gute ushobora kubana n'abantu mutandukanye, abantu mwavuye ahantu hatandukanye, mwavuye mu mafamiye atandukanye, ariko mu by'ukuri mukabana neza. Intego yacu ya gatatu ni umuryango. Umuryango niwo nkingi ya byose. Nta muryango ukomeye, nta mibereho ikomeye. So ibi byose rero tuzabivugaho tutagamije gutanga amategeko, ahubwo tugamije gusangira ubuzima nyabwo, inzira yo gusobanukirwa, inzira yo gukira ndetse no gukunda ubuzima uko buri. So intego 3 z'iki kiganiro rero ni imibereho, imibanire ndetse n'umuryango. Gusa ibi byose bijya bihurira no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Reka dufate nk'urugero, nk'umuntu ubyutse mu gitondo atekereje ko byari buze gukora umunsi wose, iyo ngiyo ni imibereho. So aragiye uwo munsi agiye nko mu kazi, cyangwa se ni umunyeshuri yagiye kwiga, agiye mu kazi, iyo ngiyo ni imibanire, uburyo ari buze kubanaho n'abo bantu bagiye guhura, ese baraza kubanaho neza, uburyo bwo kubaka imibanire myiza. So hanyuma rero wa muntu atashye mu rugo, avuye muri ka kazi cyangwa se avuye mu mashuri, agiye mu muryango. So uwo nguwo rero ni umuryango. Tuzarebera hamwe uburyo umuntu akwiye, uburyo twakubaka umuryango mwiza. So hanyuma rero
reka tuvuge kuri izi ntego z'ikiganiro mu buryo bwimbitse. Reka noneho tubanze tuvuge ku mibanire. Ubuzima uko tububamo buri munsi butwigisha byinshi, ariko kenshi ibitwigisha si ibihe byoroshye, ahubwo ni ibihe bigoye. Mu bihe bigoye rero niho tujya dukura amakuru y'ingenzi, niho tujya dukura ubumenyi bw'ingenzi. Hari igihe umuntu avuga ati kuki njye bikomeje kumbera bibi, kuki njye nkomeje guca mu bihe bibi, kuki bikomeje kugenda gutya. Ariko ukuri ni uko buri muntu wese ku isi anyura mu bihe bikomeye. Ntabwo ari we wenyine waba unyuze mu bihe bikomeye, kandi ibyo bihe ntabwo ari ikimenyetso cy'uko udashoboye, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko uri umuntu nyakuri ufite urugendo rwo kunyuramo. Ndashaka rero kubibutsa ko ibyishimo atari uko byose bigenda neza, ahubwo ibyishimo ni uko wiga kubaho kandi ukiga kubaho neza. Buri munsi, umunsi umwe ushobora kubaho umunezero, undi munsi ukabaho umubabaro, ariko byose bikaba igice cy'ubuzima bukuzanira ubumenyi ndetse bukuzanira n'imbaraga. So ndashaka kuvuga rero ku bantu bakurikiye kino kiganiro ariko bafite mu by'ukuri umutima uremerewe. Ntabwo uri wenyine, urwo rugendo uri kunyuramo hari undi muntu warunyuzemo, hari n'abandi barunyuzemo. Mu by'ukuri ntabwo uri wenyine, so haracyari icyizere imbere rero ko bigishoboka. The Javi Space rero iri hano kugira ngo tubibutse ko ejo hashoboka, kugira ngo tubibutse ko ejo hashoboka. Mu by'ukuri birashoboka ko ejo hawe haba heza kurusha uyu munsi. Uyu munsi ushobora kuba utameze neza, ariko there is no permanent time. Ushobora kuba uri mu bihe bigukomereye, ariko ejo hawe mu by'ukuri hakaba heza kurusha uyu munsi. So kandi buri munsi nubwo wumva hari ibyo watakaje, hari ibyo wabuze, niba ugihumeka ubwo hari ikindi kintu cyiza kigutegereje imbere. Niyo mpamvu rero uyu mwanya ndi kuvuga njye nawise life talk, aho tuzajya tuvuga ku buzima, tuzajya tuganira ku buzima uko buri, ndetse tunashakire hamwe turebe isomo ry'ubuzima mu by'ukuri. Hanyuma rero ikindi tuzajya tuvugaho ni imibanire ni kimwe mu bice by'ingenzi by'ubuzima bwacu. Nta muntu ushobora kubaho wenyine, twese dukenera abandi, abavandimwe, dukenera inshuti, dukenera abo dukorana, mbese umuntu akenera umuntu mu buzima bwe. So iyo dufite imibanire myiza tugira amahoro, kandi tugira icyizere cyo gukomeza urugendo. Tugira icyizere cyo gukomeza urugendo rwacu, urugendo turimo, tugakomeza urugendo rw'ubuzima mu by'ukuri twishimye. Iyo imibanire yacu rero ari mibi, usanga dutakaza gutuza, niho dusanga umuntu abayeho adatuje kubw'imibanire mibi afitanye na bagenzi be, ndetse rimwe na rimwe tugacika n'intege. Niyo mpamvu rero nkunda kuvuga ko imibanire ari nka moteri y'imodoka. Iyo ikora neza ubuzima bwacu buragenda neza, iyo yapfuye rero byose birahagarara. So ndabaha urugero wenda rworoheje. Ushobora kuba ufite nk'inshuti imwe, inshuti y'ukuri, yayindi twita best friend, inshuti yawe y'ukuri, ariko iyo nshuti ikaba ariyo igufasha mu bihe byinshi, igashaka kumenya amakuru yawe, igashaka kumenya uko umeze, ariko mu by'ukuri ugasanga ufite n'izindi nshuti ku ruhande, za zindi duhurira ku masosho media gusa. Ugasanga nk'umuntu ngo ni inshuti yawe, ariko muvugana kuri WhatsApp gusa, mwandikirana kuri social media, mbese kandi ngo ni inshuti yawe. So iyo nshuti rero igihe utishimye, ya nshuti nziza irabimenya, igihe ubabaye ikabimenya, ariko ya nshuti duhurira ku masosho media mu by'ukuri ugasanga adashobora kumenya uko umeze, ugasanga adashobora kumenya uko umerewe, kandi tukirirwa tuvuga ngo mu by'ukuri ni inshuti yawe. Ibi bitwereka iki rero? Ibi bitwereka ko uburemere bw'imibanire yacu aribwo bukomeye, atari ubwinshi bwazo. Uburemere bw'inshuti, ubushuti ufitanye n'umuntu nibwo bukomeye kurusha kuba wagira
inshuti nyinshi. So aha rero muri The Javi Space tuzaganira ku imibanire y'abashakanye ndetse n'imibanire yacu muri rusange n'isi dutuyemo. So tuzibaza tuti se ni gute umuntu ashobora kubaka umubano mwiza kandi udahindura ubuzima bwe n'abandi, ariko bakaba ari abantu bafitanye umubano mwiza. So hari n'abashyitsi rero bazajya baza kudufasha kutuganiriza. Hari abazazana ubuhamya bwabo, hari abahanga bazadusobanurira byinshi, ariko hari n'abantu banyuze mu bihe bikomeye bazatwereka ko imibanire myiza mu by'ukuri idahindura umuntu umwe gusa, ahubwo imibanire myiza ishobora guhindura n'isi yose. So reka noneho tuvuge ku gice cyitwa family space, umwanya w'umuryango. Umuryango ni inkingi y'ubuzima, umuryango ni ryo shuri rya mbere twigiramo. Umuryango ni isoko y'indangagaciro zacu kandi niwo uduha icyerekezo mu buzima. Iyo umuryango wubatswe neza ugira amahoro n'ubuzima bwiza. Iyo umuryango utubatswe neza rero, cyangwa se iyo umuryango udafite imizi ikomeye, kenshi tugorwa no kubaho. Rero iyo wubatswe neza, umuryango wubatse neza, iyo wubatse ufite umuryango mwiza, donc iyo wubatse umuryango ariko ukawugira umuryango mwiza, uba wubatse n'igihugu, uba wubatse ejo hazaza heza. Iri jambo riratwereka iki? Iri jambo riratwereka neza ko umuryango udahagarara ku bantu bake gusa, ahubwo ari ishingiro ry'imibereho yose, ari ishingiro ry'imibereho myiza. Nubwo rero nta muryango utagira ibibazo, hari amakimbirane hagati y'abashakanye, hari igihe abana nabo ubwabo bagirana amakimbirane, hari amakimbirane hagati y'abana n'ababyeyi. So hari n'igihe umuryango ushobora kunyura mu bibazo, ariko ikintu cy'ingenzi ni ukumenya uburyo bwiza bwo kubikemuramo. Muri The Javi Space rero tuzaganira ku nshingano z'ababyeyi, tuganire ku buryo abana bakura neza, bagomba gukura neza, ndetse no ku buryo dushobora guhindura umuryango wacu ahantu ho kubakira amahoro, aho kuba ahantu ho kutumvikana. Umuryango rero, umuryango ni nka fondasiyo y'inzu. Iyo inzu idakomeye, inzu yose irasenyuka. Iyo inzu ikomeye rero, inzu yose irakomera, n'ubuzima bwose bugakomera. So niyo mpamvu rero iyi family space, iki gice nise family space, izaba umwanya wo gukangurira buri wese gusigasira urugo rwe, gusigasira umuryango we, umuryango ukaba umuryango mwiza. So rero reka tube turekeyeho gato, reka tube dufasha akanya gato ko kuruhuka, turagaruka mu kanya. Tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu. Tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu. Tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu. Tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe. Mbere yuko dusoza rero, ndashaka kubasigira iri jambo.
imibanire myiza ni nk'urufunguzo rufungura impano zacu. Imibanire myiza ni nk'urufunguzo rutuma impano zacu zikura. Imibanire myiza itwongerera imbaraga kandi igatuma dutinyuka inzozi zacu. Iyo ufite imibanire myiza n'umuntu birashoboka ko utinyuka inzozi zawe. So iyo tubanye neza rero intego zacu zigerwaho, tugatera imbere kandi tukagira icyerekezo kizima kandi icyerekezo gihamye. So ngibyo rero ibya mbere kuri The Javi Space. Ndizera ko ari ahantu wakunze, ndizera ko ari ahantu hawe, ndizera ko tuzajya tubana umunsi ku munsi. Ndagushimiye cyane rero weho wafashe umwanya wawe ukadukurikira, nkwibutsa ko iki ari ikiganiro kizajya gicaho buri wa gatandatu saa 5:30 za mu gitondo ndetse no ku cyumweru saa 12. Mwakoze cyane, nanabararikira kujya mukomeza mugakurikira ibiganiro byose binyura hano kuri ATV, ndetse narakubwira ngo iki kiganiro niba utatangiranye nacyo ushobora no kugisanga kuri YouTube. Wajya kuri YouTube ukandikamo The Javi Space naho wagisangayo. Murakoze cyane. Tuganire ku mibereho yacu ya buri munsi binyuze mu buhamya ndetse no mu nyigisho zahindura ubuzima bwacu mu kiganiro The Javi Space. Iki kiganiro kigamije kungurana ibitekerezo ku byakubaka umuryango nyarwanda hifashishijwe ubuhamya ndetse n'ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mibanire y'abantu.